frozen, I held my breath right from the start. I knew. Bavandimwe Alliance na Justine mwashimikiriza kugira ngo urukundo rwanyu ruhahirwe n'Imana imbere y'umusaseridoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urukundo rufitanye Kristo rusendereza imigisha ye, abakuzuza kandi rukomereshereza akantu mugiye guhana kugira ngo mwebwe abo yaratangije kuva ku isi mushobore kubana iteka muri ayo Mana kandi mubanze neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mugire ibyo mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano mwifuje gusezerana. Muje gusezerana ku bwanyu bitari n'agahato gaturuka ku bandi. Alliance ku bwawe, ubwanyu Justine ni ku bwawe. Murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Alliance urabizi? Ndabizi. Justine urabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakira mu rukundo abana bose abandi bahawe kandi bakabarira na Kristo. Alliance urabizi? Ndabizi. Justine urabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe bageze ku byaha cyangwa bari mu byaha. Alliance urabizi? Ndabizi. Justine urabizi? Ubwo mwifuje kuzasezerana ku bushyinguro butagatifu nyuma y'ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwabye muri isezerano rye. Alliance wowe ukaba Justine mbere y'umugore kandi nzereranye ko azatubakira imibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, mu buryo tuzadukunda kandi tuzakubaha iteka ryose kugeza urupfu. Yewe mukabara Justine nemeye ko wowe urukundo rwa Alliance umbera umugabo kandi ngusezeranyije ko nzakumurikira mu mibereho yacu yose ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza urupfu. Izina cyane ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere ya sezerano y'ishyingirwa. Turakwinginze rero uzumvishe umuhango kugira ngo bajye gusambara bahure ku bushake bwawe, bagume mu mahoro yawe maze bazabane iteka bakundana bwa Kristo umwami wacu.
ubwa Kristo umwami wacu. Yeah.
kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragiye kubisobanura neza ubushake bwe, yafashe umugati arashimira abo bantu nuko abigishwa be avuga ati mwakire maze muriho mwese, iki ngiki kuko ni umubiri wanjye ugiye kubatangaza. Nyagasani Yesu Kristo intumwa zawe utikazijya amahoro bantu yanjye n'ibyo cyane cyacu aho wite gukorera mu kiliziya yawe maze kubushake bwawe n'amahoro kandi n'umurimo umwe ubaho ubategeka iteka ryose. Mugire iteka amahoro ya Nyagasani. Bicaye mu buryo bahuje kwikuriza amahoro. Mwikuriza amahoro.
Dice vostri valori che poi finisce. Diciamo la volontà di voi, la mia mano, abbiamo creato anche abbiamo facciamo, abbiamo avanzato, quindi io non c'è più anche 8 anni che iniziato, ma questo è tanto perché di vostro abbiamo
kugira ngo imbabare n'ishimwe uzabana nabo bose umunsi umwe bizabakira n'ishimwe mu ngoro ihoraho y'Imana. Mwami mwese bateraniye hano ushobora byose nawe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. To shine for a day, your beauty is amazing, enough to light for me. Nseko yawe ntigisaza, yasebasu naijua. Anyways, every little thing you do stays on my mind. And nobody loves you like I do. Humura baby te amo, 'cause you're my ecstasy, my chandelier. Günan. High table. What hey, high table. High table. High table. Gabatele. Nyenda yasizo. Hey, yes. Hey. Hey. Yay. Hey. Yay. Yay. Hey. Look at. Yay. 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 High table. I need you. High table. Ukameza muzimba na mutanga. Yay. Hey. Yay. She don't want Ferrari. She said I'm my lover. You belong to me and I belong to her. Yay. Wala watoya. Yay. Oye. Awana. Zumu agisazi. Zumu imaremo wegera abantu. Yes. Zumu imaremo wegera abantu. Hey. 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 Jakubagenda. Hey. Kafana. Yay! Kujabi! Kate! Yay! Alliance! Gisile! Dime! Yay! Kate! Yay! Hey! Middle! Comienza! Gena. Pegera ku marembo. Pegera kuri bino bicigi. Ibicigi by'amarembo mugomba kubyugurura. Dukosha. Sawa. Sako karuka gutyo. Yego wigire ko gakeya kameramani kugira ngo ababone neza. Ukobwa mwiza high table. Banshikirize maze ubundi wengere ugatoya. Bashikirize ubundi ubahigamire.
Alliance Justine mwakiri umuryango bagatanga amashyi n'impundu zishimira umuryango. Amashyi cyane abanyamuryango, dushimira abana bacu bavuga bati tubahaye ikaze mwese mu rugo rwacu. Genda genda genda, urugo rwacu n'urugo rw'umugisha, urugo rwacu n'urugo rugendwa. Dukomeza tutera intambwe ebyiri twegera imbere nanone, intambwe ebyiri twegera imbere, intambwe ebyiri twegera imbere. Sawa sawa. Sawa. Murahagararira aho ngaho. Sawa. Gachi. Sawa. Together. Gachi. Mama, ndio sawa. Na undo bikona. Nuomo kuri imbere. Uri kureba mu maso. Alliance Justine uri kutsukana neza kumwe. Niyo gukizibeho. Niyo gukizibeho. Byose Imana itwitaho. Turagushimira ko igitondo cyose wabanye natwe muri gahunda twari dufite, kandi byose bigendeka neza ku bwawe. Kuba tugeze kuri uno mwanya byose biri mu bushake bwawe. Aba bana bacu Alliance Justine ni abana bateguye bakiri urusoro. Wari ubizi ko uyu munsi ugomba kuzagera, none wageze kandi bari kumwe kubera ko ababyeyi babyemeye nawe ukabyemera. Byose rero turabigushimira ko wabigizemo uruhare. Turagushimira ko duhagaze ahantu kandi hari gahunda zitandukanye zigiye kubera aha ngaha, harimo ibiganiro, harimo ibyo kunywa n'ibyo kurya, byose biraza kubera aha ngaha. Reka byose bishyire ku murongo kandi natwe ujye kuturinda kuva dutangiye kugeza ku musozo. Tusabe twizeze Yesu Kristo. Amen. Alliance Justine umukino bwanyu. Kati yako mu myaka yanyu y'ubuto. Sawa. Sikuwe hagati hagati. Sawa. Elize kupre Elize. Kupre Elize. Kupre kwa Elize tuna mkati. Hey. Tuko sawa. Mami hanganye gache. Sawa. Sister, twende. Piga muziki. Teremka kidogo. Sawa. Hey. Sawa. Bila haja nyingi, asante. Piga katusubira hapo. Hey. Kupre gatatu. Kuchukua
Kwituma kandi twigira haruguru. Kwituma twigira haruguru. Sawa. Twagiye. Hey, 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 hey. Yeah. Sawa. Hey. Sawa. Sawa. Hey, yeah. Hey. Na bibi harusi na bwana harusi sawa, tena kidogo. Sukuma kidogo. Cut. Sawa. Sawa, kwani ndio kupeleka kupeleka chini sawa. Hey. Sawa. Karamuka kidogo. Hey. Sawa. Hey. Sawa. Asante kidogo. Asante baba. Sawa, bila haja, asante. Kupeleka chini. Kupeleka sawa. Asante bila haja. Kumbe nyuma. Sawa. Ulimwenga mureka abana bisanzure. Alliance. Shikira ibiganza byombi by'umugore. Gatambe. Egera umukobwa mwiza. Umugore mwiza Imana yaguteguriye. Kandi koko byari bizwi. Imana yari yarabiteguye. Byari biri mu mugambi wayo. Yego. Avec ibyo. Pare na marene. Pare. Egera umubyeyi. Bafatikanije kurera. Akabasaza ko mu myaka yanyu. Yes. Ako mu myaka yanyu. Sawa. Birahagije. Asante sana. Dukomeza kwerekeza kuri uriya mutsima agaburira basogokuru bafasha kuko nicyo biyemeje. Tuzafatanya muri byose, tuzashyira hamwe nta rimwe tuzigera dusigana. Ati urukundo rwanyu, umugisha wanyu ariwo mugisha wacu dufite, kandi koko nirwo rukundo rw'umuryango. Amashyi menshi cyane yakoze umuryango menshi tuvuga ngo congratulations. Corta e bucha. Izo mbili zibakuriramo. Alright. Uwo munsi bamugiye kuwukata. Nuko n'ubundi ababyeyi bacu bawukase, basogokuru barawukase, basogokuruza kugeza muri sekuru tudashobora kubara. Uwo munsi barawusangiye. Muze kunyurira, muze gufatanya kugira ngo umutsima muze kugaburira imfura ziteraniye aha ngaha. N'umugisha rero. Ineza yanyu turazirikana, agaciro kanyu turakazirikana, agaciro k'ababyeyi turakazirikana kuri mwebwe. Mwarakoze cyane. Gake cyane. Bati tuzafatanya, tuzashyirane, ntituzigera dusigana. Yego. Ukurikije geste ya kameramani. Werekeze kuri uwo mutsima muwukate, mwongere muganira, kandi yego muganira rwose murabyemerewe kuko niwo munsi wanyu w'umunezero wanyu. Uyu munsi niyo tangiro ry'ubuzima bwanyu. Wow, congratulations. Mwongere muhindura kandi gahande gatoya, nabyo biremewe rwose. Alright. Byiza cyane muganira kandi mwongera kwishima, mwishimira ko uyu mugisha ariwo mugisha w'umuryango. Congratulations. Thank you. Murakoze cyane. Mwongere mugaruke gutya. Naza gusaba amarere. Oya, uretse gutereka naje kubwira. Alright. Uwacu u Rwanda ruraryoshye. Mutebutse bwabo kiye ngo munzanire. Twishimira kwakira umuryango mugari mwazanye muvanye Gisenyi. Reka saba Nyakanage mufashe mwana wawe nakire Kabera kugira ngo
shirimo matuze n'undi ariko aratuje usanzwe atuziranye ufite no gukora umuco wacu wo kwakirana umuco wo kwakirana hano baba wisanga amata y'ababyeyi amavuta bibona ni amahoro gusa birabyijyana rwose bimeze neza ariko urabona ko natwe ko mumeze neza tumeze neza turafite n'abakobwa babonye abakobwa bacu ni izuba ubwo ndagaruka uragaruka vuba rwose ntibyandira komeza inkuru yakirira rero kwinkongoro kabiri rero sakwe sakwe ati soma ko numva byuzuye cyane wa wundi ati ku buzima bwacu kandi buriya furazi z'umuryango abari mu gikari dutanga amashyi menshi dushimire kwa data ku ijambo ry'ikaze kandi n'abakira abari mu gikari amazi yatembye ageze kure nimunyemere mutambuke umuryango wuzuye yego nimutambuke mugere kuri buri mumwe mumubaze icyo ashobora mu by'ukuri bigaragaza ubuvandimwe inshuti ndetse n'ubudahemuka turanga haba ari iwacu Rusenyi ndetse no mu Kanage ni umuco mwiza wo kwakira abaza batugana ni muvandimwe rero twigeze guhura turaganira ikiganiro ngira ngo urakibuka umwaka nk'uyu ku munsi nk'uyu ku itariki nk'iyi rwose nibyo twagira ikiganiro rero turabitarama ndabyibuka muri wacu tugendereye usanga turi mu gitaramo turakwakira iyo n'intwerano tuzanye ndabyibuka twishyira mu zindi ariko turakomeza turatanga biza kugeraho ariko ntaza kugera aho muba kurikira uburyo ntibagirwa n'ubundi butumwa mu gihe gikwiriye ubutumwa ubundi bwakugenzaga mu gitaramo n'ubu twe twatigutumyemo ariko waranyuzwe uravugira ijambo gusaba umugeni umuryango uricara wiga ubusabe bwawe tumaze kubwigaho tukwemerera umugeni ariko turabanza tugusaba byinshi birimo n'amananiza dushyiramo n'imitego witwara igitore n'intwari mwari muri kumwe ibigeragezo byose twavugaga baratsinda yewe turanagukosha biva inyuma turangira ubuguriro tugende twigerageze natwe nk'umuryango igihe tukiri kubiganiraho ntabwo watinze ahubwo waratebukije rwose nyaboneka n'imwongerere bwawe tugirana amasezerano rero mu iki gitaramo ko ku munsi nk'uyu ukwezi nk'uku nguku ndetse umwaka nk'uyu nguyu amasaha nk'aya umuryango wa Agostini Nkubito tuzakurikira umugeni ntabwo no mu by'ukuri twabyogeye cyangwa utera iyo twaragiye umugeni wadusabye turamutegura nk'uko bikwiye hanyuma uyu munsi hamwe n'izo ntare turi kumwe duheka umugeni wadusabye Justine nuko tumuzanira umuryango wa Uzine Hakirutimana nagira ngo nsabe Justine ahantu ari yegerejwe uza gusaba wasabye ko tukwereka uramuramutsa ndetse uranyurwa kugira ngo dusabe Justine yegere ejuru mu mashyi y'umuryango kugira ngo ube ushira ibirori mu maso dore ko ruzi wambaye yarenze rimwe hanyuma witegereze nusanga ari Justine wadusabye twakuzaniye asaba umuhungu wawe abikwereke cyangwa se nawe niyo ubyirebera simbizi ariko nawe urakora ikimenyetso kutwereka ko wadusabye twaguhaye urabyivugiye yego aya maso yanjye burya iyo amaze kumera gutya no kubamo ntabwo bareba neza urabona ko naretse gushaka inganiragingo neza ndabibona kugira ngo njye ndeba neza ariko rero reka sabe Rukundo abitwereka bari bitwereka nasanga ariwe kuko ubwo arabitubwiye byishimire ni Justine muri kumwe iruhande rwawe baho bigaragaza ko ari muri kumwe
Erega burya hari hashize n'iminsi mudatembera. Uyu munsi no munsi wo gutembera umuryango ukabona. Ngaho bigaragaza. Garagaza ko ari umukunzi muri kumwe. Mugwemo agwemo nawe yiryamiye muri cya gituza cya Aburahamu maze umuryango uze kuzana ntacyo bimuze nimukomeze muze munsange hano. Mukomeze muze nta kibazo ndaza guhita komerezaho n'indi gahunda yindi. Buriya bahise bashoza. Justine mu muryango w'abubatsi. Zibakira mu muryango w'abubatsi. Turi muri centre neza. Yego. Aho mugaruke gutya gato. Aho mugumaho nta kibazo. Mwongere mwigire inyuma ho gatoya none mugaruke kuri runo ruhande. Yego. Sawa. Hinduki. Ngaho mugume. Marene, wihanganye gatoya. Sawa. Umuryango wifuje kugira ngo bamenye ko ni Justine muri kumwe. Ngaho mugwemo. Ubigaragariza umuryango. Ababyeyi, impudu z'ababyeyi zakira, zimwakira mu muryango wabubatse umugisha, umunezero aricyo twifuzaga kandi koko dore ngibi igisubizo. Yego. Kashonga wabibonye? Kabera wabibonye? Reka nshotse. Nako. Urakoze gushima Cyane rwose. kandi natwe turanyuzwe kuko Narize neza. twaricaye rero turategura ntabwo Justine abo kuza ngo anaryama nk'uko muza kumudusamo tubona ko mukeneye imbaraga umuryango wamenye tuguhaye Justine ariko tuguhaye n'ibindi byangombwa biri bumufashe n'inkunga duteye urugo rwa Rukundo na Justine. Nyemerera rero wegere ijuru usibye Justine twahitse gusa ariko mfite n'ubutumwa n'umuryango wa Agostine. Wegere ijuru rero inkunga bampaye banyibushyikirize kubera ko amasaha aho ari kujya aratwemerera gukomeza gutarama ariko hari ibiganiro ducukisha. Umuryango wa Agostine Nkubito bampaye ubutumwa hano barambwira bati iyi ni inkunga iteye abana bacu kuko ni imiryango ibiri itandukanye ariko twabaye imwe barifuza ko urugo rukomera bagatera imbere imodoka bakagira ibikuyu umuryango uhamye ndetse wunguka. Bityo rero iyi ni inkunga umuryango wa Nkubito y'umuryango w'ubuzima bw'abana kugira ngo batere imbere bakore kandi babashe kwiteza imbere. Amashyi menshi cyane mfura z'umuryango bati inkike yepfo tuzayubaka namwe mukomerezaho n'indi kandi niko biri. Ati bumbikiye. Komeza jya mbere rwose nta kibazo. Hanyuma rero ku bindi umugeni wamubonye ngo turayiguhaye ugende mubake kandi abantu bacu. Urakoze bwana Kabera utarajya mu byimbo kagira mu gushimira. Kagira mu gushimira rwose uburyo umuryango ugotoranyije bagutumwa buryo umugabo n'usohoza ubutumwa bwa mutumye. Naye baragutumye kandi uratumika. Kandi tuzaniye umugeni mwiza. Kandi igeze kuri ibyo duhaye n'inkunga kugira ngo urugo rwubakwe kandi rukomere. Mwongere mumushimire. Neza cyane. Nyuma rero y'ahangaha nanjye data mfura miryango dukunda cyane Gashonga twagira ngo uyu mukobwa wacu yabaye n'umugore ngubu ko twamuhaye tumuhe n'uburenganzira rwose. Tumuhe uburenganzira imiryango yombi iteranye tumuhe uruhushya rw'imirimo yose y'urugo agenda ajya mu rugo ibyangombwa byose twabizanye ntakenera ikibiriti ntasaba umunyu ibi byose birahari ntasaba isuka ntasaba laptop computer irahari byose birahari. Hanyuma rero tubahe uburenganzira ejo kare inkoko niyo ngoma ajye ku mirimo akora imirimo y'urugo iteza imbere urugo kandi iteza imbere. Amashyi menshi cyane. Iki ni ikimenyetso gisobanura ngo imirimo yose urayemerewe. Justine, ikimenyetso gikomeye ababyeyi bakoreye imbere yawe ni ikimenyetso kikubwira ngo ya minsi abandi bajyaga bamara uyu munsi
kubera akazi ndetse n'iterambere turiho byose no gukubita turangura ejo mu gitondo ejo bundi ntazagire ikikubuza gukorera urugo kugira ngo utere imbere. Murakoze cyane rero. Yego bwana Gashora. Wayibonye ko hano iwacu boneza turabakozi. Murabakozi. Wabonye ko nta mubyeyi wawe wicaye n'abantu baba wicaye bose bari gukora. Cyane rwose. Ni byiza ko ntabwo ari wamujyana rutozana ngo ajye yirirwa yicaye mu nzu ariko inzara arajya mu kanya arazindukira mu mirimo. Nyamara tugushimire rwose umuco mwiza bikaba birangiye neza ariko rero byinshi kuri icyo ahandi mubyeyi amubaye hafi amugira inama akajya amwungura inama umunsi ku wundi natwe hari utuba twamugeneye rero muragenda mwiherere nk'umuryango murebe muri iyi nkangara hanyuma muzaduhere umubyeyi wamuhetse akamutuzanira rwose kandi akaba yaramwitayeho cyane. Murakoze cyane. Ubutumwa bw'umuryango. Ubutumwa ndabashiriza umuryango. Ahasigaye rero bakwakire wicarwe neza niba ngombwa unarare nta kibazo ubundi tuze bakomeza nyuma. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane ku mpande zombi kandi bakubwira bati bose ibintu byose byamaze kujya ku murongo. Yego maze ikiguze neza ariko aho ngaho iyo ntebe ni yawe iyo ntebe ni yawe iyo ntebe ni yawe garuka gutya yego ariya komeza utyo aho yegera gusa yego komeza utyo sawa aha yego utyo rwose nuko rwose maze rero ubu watangiye guteta watangiye urugo rwo nuko nguko bitangira rwose ngo bitangira gake ubundi bikagera kure niko abahanzi babivuze kandi hari icyo basobanuraga. Hayitemo bakobwa banjye munsange hano ngira icyo mbibwirira barari mushaka mwigire hirya gatoya gataragaruke gutya gatoya. Hayitemo niba muri hafi munsange ngira icyo mbibwirira ngira icyo mbibwirira. Barari ubundi uracyakomeje ugakora nzanira kuri uwo mutsima uri imbere yawe. Uwacu uwo ari we wese twamwakiraga gutya tubanza kumwakiriza uyu mutsima kuko niyo mbuto y'u Rwanda kandi uwayiriyo muraza guhiga bamwigira inyuma gatoya noneho muve mu nzira kugira ngo umugabo amakuru azifuza kuyatangaza neza. Uraza kumwakira umubwira uti n'ubundi iyo niyo mbuto y'u Rwanda niyo mbuto iturukaho umwero w'igihugu ati kandi umugore wayiriyeho nukuri akunyagutera imitoto nakuriya akamwenyura nkakuriya mama ariko mana we n'umugisha ukomeye cyane ariko mwatanze amashyi mukagira imfura mwabari kureba bariya ababyeyi bari hepfo mwebwe buriya ntacyo mubona yego reka bakunyakirire birahagije noneho muhereza kandi gaseriviyete hereza akaseriviyete kwa Justine baza kureba uburyo wikanyamo gakeya mugabo umwegere neza ubundi urusuma ubwirute mugabo mwiza atuboneraga ibingibi byo nari ndindiriye ati nari ndindiriye umunsi nk'uyu nguyu Muse Manuel nawe yari ahari aho yakoreshwa ukuboko kundi uko kundi kumufate ku rutugu naho urajya humura ubu ngubu urakingiwe rwose humura rwose aho muri kunyeganyega arahari kandi arajya byumva. Amashyi menshi cyane ku muryango waturereye umukobwa umwari mwiza umwari utagira uko asa umwari w'ibizonga umwari ugomba gutetera mu gituza cya Alliance maze rero niwo munsi wawe niwo munsi w'umugisha yego wawe nibyo ubundi mbere hose niba kunyakiriza yego umukobwa mwiza komeza utyo mugenzi wawe yagiye hehe sawa nta kibazo uwo mutima wasubiza hariya uraza kunzanira ikirahure kimwe Justine twigire juru hici dushakira akazi ke tugiye kuza kugendamo tugiye gutembera dusanga abo bagabo n'abagabo bakora akazi neza ntibemere kuvaho ngaho Alliance iyo ntebe ni iyawe ni intebe y'uburambe bamaze kugabana tugiye kwigendera gusa twigendera gakeya zamura urutyo rwose twigendera gakeya. Hey, Kuku, sawa, tujende. Unaanza kuzana kuchira wale mkono mwiza. Hey, Kuku, nyeka, kati, sawa,
Gerari. Sawa. Sawa. Hindukira noneho, hindukira nta kibazo. Ushyikiriza kuri icyo kirahure. Sawa. Ugiye kuza ugenda utyo. Uraza wegera umugabo umbwira uti umusanga unyeganyega sha. Hey, 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 hey. Hey. Kuko. Sawa. Uratambuka impande zose uraza kuzenguruka impande zose hera iburyo. Aha korohera ubanze ubari hunyura. Komeza ugenda ku ruhande rw'iburyo cyangwa ibumoso. Sawa. Hindukiriza aho ngaho. Shasha, ubundi kora ibyo nakubwiye nanjye. Kora ibyo nakubwiye. Cyangwa uko rwose wakira umugabo. Ubwira umugabo mwiza. Ubundi mbere yose sanza muganiriza no mugatari ko mugabo mwiza. Ubwo uzi ko ariko bizagenda. Aterega nanjye nabimbize. Ye. Ati nanjye nari mari kandi koko nari mbizi ko ariko komeza inyuma. Komeza inyuma. Nugera muri centre uhagarare. Muri center. Umunsi n'icyongereza ni aho ngaho. Ubundi wongera ukore ku rutugu. Wongera ukore ku rutugu. Mwakira umugabo. Mwakira niwo munsi wanjye. Ati wowe umugabo mwiza. Yasiringa ibyo wari ubizi. Yego. Ati niwo munsi wanjye. Niwo munsi wawe. Yego. Ukomeza rwose urusha kunyeganyega gakeya. Gake. Sawa naho ngaho birahagije. Sawa. Ugera aho ngaho rero nawe murebe. Ongera umurebe. Erega kwishyura humura. Araza kukwishyura humura. Araza kukwishyura. Sawa, asante. Genda reka kunyakirire. Ariya, gahigire hejuru. Wamuvunnye reka nawe rero kwishyure. Komeza guca ku ruhande gatoya. Justine, iyo ntebe ni iyawe. Wamufatire ku ntebe. Ariya nsomufatire ku ntebe sha. Yego tangira utange kwe hakiri kare. Yeee, gutyo rwose. Sawa, hindura n'injyana gatoya twongere tugende no ko Alliance tugendana. Sawa, tugende gake tugendanye nyine. Sawa. Hey. Hey. Yego. Tugende rwose usanga umugabo warabishyuye akazi kandi bari kugakora neza. Kabisa. Ubundi niwo munsi. Sawa, asante. Garukira aho ngaho. Sawa, hindukira. Shyikira kuri icyo kirahure. Sawa, noneho turagenda gake. Bugufi. Disi, wari ubizi ko nabyo bizi. Yaje rero agusanga. Ubimukore nk'uko nawe yabikugendereje. Sawa. Hey. Dukuru. Sawa. Ngaho musomye kuri ubwo buci. Abusomeho. Mubwire uti niwo munsi nanjye narindiriye. Ubundi ibihe nk'ibyo bisinigeze bigira. Najya mbona tugendana n'urugano ntabwo neza uko ari gutya byagendaga. Burya ibyiza ni gutya biba bimeze. Komeza unyeganyega. Sawa. Nyeganyega. Uri aho ngaho. Nyeganyega. Sawa. Hey. Hey. Sawa. Asome kuri ubwo buci. Ati mugore mwiza rero. Soma kuri ubwo buci. Musomeho. Sawa. Aha. Dukomeza garuka mu rundi ruhande. Sawa, sawa, asante nibyo. Sawa, reka kunyakira birahagije. Asante. Hey! Bilo! Hey! 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 Hindukira umugore. Sawa, utyo. Nawe nabona ko ari byiza araza guhaguruka ubundi muhurire muri centre. Sawa. Sawa. Ekora Adventiste mwe mwitegura kuzana impano. Ekore Adventiste mwe mwitegura kuzana impano. Kibuye. Ekore Adventiste Kibuye. Sawa. Kandi ubwo bigenda munyemere biza kwitabyihuta. Sawa. Ayitebo izi keke zize kugera kuri bose. Ekora Adventiste mwawe muri hafi. Mubaye muri hafi. Mwanyemera gusazana impano. Bakavuga ko umutero. Bazanye umutara. Batangiye kuri
poromosiyo ya mbere. Rero twebwe turi hano nk'intumwa nk'abantu bakoranye muri Ecole Adventiste. Ukomereza kandi uzagira urugo rwiza. Amashimwe cyane kuri izo mfura. Yego n'umugisha. Aho ni kiza cy'urugo. Dore ni iki. Umugisha uba mu rugo n'ahandi uba. Yego. Dore no umugisha. Asante. Mwakoze cyane. Kira ku ruhande. Kare. Atira. Usinde. Yego birahagije. Sawa mugereyo. Ubwo kandi muraza gukurikirwa na Women Kacyiru 2. Muraza kwabwitana. Sawa, welcome. Fungura microphone. Umuryango mugari wa Yes Kacyiru ya kabiri twishimiye kubona umukwe kandi umukwe twishimiye, umukwe twanezerewe. Niyo mpamvu muri aka kanya twateguye impano yo kugira ngo tumwereke ko twamwishimiye mu muryango. Tubifurije rero urugo ruhire. Murakoze cyane. Women Kacyiru 2. Namwe mujye mutambuka. Women. Umukobwa wacu Christine, umukwe wacu, urugaga rw'ababyeyi, abakobwa n'ababyeyi bakorera na Christine. Tumuhaye ikaze rero mu muryango mugari w'ababyeyi, tumwifurije kubyara no kugira. Murakoze cyane. Munyemere kandi twakire na Best Friends Kacyiru 2. Yego mucyo rwose. Sawa, asante. Sawa, asante. Best friend Kacyiru 2. Murakoze cyane. Justine ni best friend wacu. Bakagurupe bari gusigana. Aho umwe ari n'undi abahari. Twishimiye kuba turi kumwe nawe ku munsi mwiza nk'uyu. Imana imuhumugisha ndetse namwe imuhumugisha. Murakoze cyane. Na primary kandi Kacyiru namwe mucyo mukomerezaho. Byarangiye, sawa. Asante. Munyemere twakire IPRS Kigali. Abakorana na Alliance IPRS Kigali. Namwe munyemere mwiteguza. Sawa. Impande zose mwaburiye. Sawa. Mubashyikiriza impano. Ni umugisha ukomeye kubagira rero. Mwarakoze cyane. Alliance urabona ko n'ubundi baracyari kumwe nawe ntaho bazajya. Mwakoze cyane. Munyemere. Murakoze. Twebwe turi bagenzi ba Alliance bavuye muri IPRS Kigali. Bari kumushyigikira muri igikorwa cyiza cyo kuba yabonye ubufasha ubundi hagare muri singo usanzwe ariko ubona ko yageze ku rwego hejuru kandi biri turabishimiye cyane. Gusa turi bakeya twagomba kuza twese ariko muzi ko iminsi iracyakomeza. Byatumye rero bavuga bati ngaho mugende na delegation mugende mushyigikire kandi mutuzanire uko bwasanzwe bimeze. Murakoze bizwe mu magambo. Turabashimiye. Twakire. Umuryango wa family Justina ni umuvandimwe umwana wacu, natwe tukaba twambaye impano z'uko dusanzwe tubana. Tumwifurije kugira urugo rwiza kugira ngo ajye akomeza kuzirikana umuryango kandi azagire urugo rwiza. Sawa. Murakoze cyane. Elieri nyuma yo kwakira umuryango wa Elieri turakira umuryango wa Munana, umuryango wa Innocent. Elieri utambuke gutyo twese dukunda. Tambuke mu bashyikiriza impano. Umuryango wa Munana. Nyuma yaho turaza kwakira n'umuryango wa Ejide. Inyamukuru mubaze mumwiyegereze mufate n'ifoto y'urwibutso.
Wewe ko urakoze cyane. Turagushimiye cyane. Igishoro ngeyi hari gisobanura. Urakoze cyane mama. Mutambuke namwe. Famiye Munana nibyo turakurikizaho umuryango wa Innocent. Umuryango wa Innocent uza gukurikirana n'umuryango wa Egide. Nyuma yaho haze kugira umuryango wa Abraham. Impande zo gusuhuzanya Alliance Justine tuzabikoresha. Sawa. Asante. Ndabashimiye. Dukurikira mwarakoze cyane. Turaza kwakira kandi n'umuryango wa Shire. Yego. Nyuma yaho turaza kwakira umuryango wa Abraham. Garangaye. Bibi, bebe. Sawa, asante. Sawa. Twagiye muryango mwiza. Mutambuke namwe. Ugishikomeye cyane aho bifuza. Kumbo na koga. Kandi sawa, asante. Duhagaze hano nk'umuryango wa Aburahamu dushaka kubashimira cyane imiryango yose iteraniye aha ngaha. Ndashaka kugira ngo mbashimire Alliance ku rwego rwo hejuru. Yego. Alliance ari muri timu y'abana dufite muri famille yacu batigeze bakambakamba. Kuri cyane. Yego. Ni abana bagiye bicara bakahugukira ko batakambakamba. Dufite iyo timu. Ari muri timu y'abana bagiye barangije secondaire imyaka ari mike cyane. Yego. Justine we wumva. Ari muri timu ikora ibikorwa by'indashyikirwa kandi afite abakurikiza. Rero muri ko twamugeneye impano ariko atari iyi gusa, akimara kutugezaho invitation twamushakiye n'inyana igomba kumubyara. Wow. Ati cyane do muri yacu rwose. Inyana azayibona igihe izaba yabyaye irahari rwose. Kuko ni umwana w'igitangaza dufite muri famiye kandi tubifurije gukomeza kugira urugo rwiza. Turakoze cyane, ndabashimiye abavandimwe ba Alliance impande zose, ntabwo ari impande zose. Haleluya. Yeye. Sawa, mufate ifoto n'abavandimwe bakuri hafi kandi ntaho bazigera bajya. Asante sana muryango wa Emi. Yaya. Sawa, asante, mujya kwicara. Alice Kofi. Viviane. Alright. Imana z'ababyeyi beza bari gutegura impano namwe naje. Umuryango wa Emi ndatekereza nabo bari kwitegura. Alice na Kofi. Alright. Sawa. Begere neza chef, begere neza. Sawa. Asante. Aha. Muryango wa Emi ndakeka babonetse namwe mutambuke. Impano z'ababyeyi mwe muzitegura ngiye kukugezaho. Hey. Yeah. Sawa. Asante. Luko. Hey. Sawa. Hey. Sawa. Hajani. Hinde. Kuba. Sawa, reka twakire umuryango Marene. Barakoze cyane kuba hafi umukobwa wanyu. Uyu munsi igipi cyanyu muracyushije ariko urugendo ruracyakomeje. Yego, mwarakoze cyane. Alright. Hey. Yeah. N'abana rero baje n'abana b'umugisha kandi koko niko bakwifuriza kuko n'ubundi nabo ariko byagenze akaba ari umugisha w'umuryango w'ababyeyi bifuriza abana babo bonane umwaka mushya muhire. Yaya. Hey. Nibyo. Sawa rwose. Impande zose babyeyi. Impande zose. N'ababonye n'ababyeyi baje kubashimira. Barababwira ngo umugisha wanyu niwo bifuza kuzagumya kuba
b'Imana muraho. Bavandimwe bwoko bw'Imana muraho, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. turakwikirije natwe Kandi nkongera kubasuhuza mu izina rya Perezida wa Repubulika. murakoze cyane. Ntabwo umuntu yabona ibyo avuga n'ibyo asobanura. Yego yegereza neza. Yego. Ahubwo dufite umunsi w'ibyishimo gusa. Yego. Uyu mugabo yitwa Rukundo. Yego. Kwita Rukundo mwana wanjye byari bivuye ku mutima izaguhamya. Cyane uzahora uri Rukundo. Ubona umugisha. Kandi urugo sinigeze gura amata. Aha. Arahari. Mutangira gutanga amashyi. Amata arahari mu rugo. Amashyi menshi cyane ati nka muri uno muryango ntizahabure. Amashyi menshi cyane rwose. Rwose ati n'urwo rwo kwiragira. Amashyi menshi cyane. Yabona nifashe kuba tukuye neza. Dore iryo to tubona kuri Justine ntugire ngo ryaturutse ku busa. Ati kandi niyo hasha y'ubusa. Ati bana bacu turabakunda. Mugisha twabifurije mukiri batoya uzagumye kubomaho iteka n'iteka. Turabakunda cyane. Yewe banyakirire. Umuntu wese abasore hari abantu bari bafite ibahasha zitari zakoreshwa. Ibahasha zitari zakoreshwa muzizane hano kwa MC. Abandi mutabuke gutya. Ibahasha zitari zakoreshwa muzizane. Turinjirira gutya dusokere ku ruhande rwo hirya. Turajya twinjira gutya dusokere hariya. Sawa sante. Ukeneye ibahasha ukeneye ibyo byishimo. Kuza imbere yaho babareba gutya. ntabwo nakwanga icyo muvugishaho nanjye mwemereye inkoko y'inkokokazi yo kugira ngo bajye babona cyane cyane ubwo kandi mu minsi imbere zaza neherekeje muri sake zaba birahagije twagiye sawa kuburyo umuntu wese ari anyeganyega kwishimira ko uyu mwanya w'abana batwogeretse neza murabizi umwaka bonane hashize n'iminsi ndabikubwira byose turabyemerewe urakoze cyane DJ Asante urakoze cyane birahagije aho turi bunyeganye kuko tubishobora umutima ukeye uwo niwe dusangira kuri iyi ntambwe iwacu tubanaga u Rwanda rwihangariwe kanyotewe naka kanyotewe naka sawa sawa urakoze cyane
so. Reka nsomene. Musa mwitazi. Kuraimuja asante. Kuraimuja. Sawa, umwanya ni wawe. Iyegeze mikrofoni. Arimo twabageni usaba umvura ngo twifite. Indege izatwara muri harimo amatike yose. Amatike agomba kukujyana muri hano. Wow, clear. Thank you. All right, birahagije. Congratulations. Sawa sawa, bashakira aba basore bashakira indirimbo y'amasegonda. Sawa. Hey, sawa. Yes, umuvandimwe nawe natambuke. All right. Sawa. Yeah. Ati hari impano ikomeye n'abateguriye. Sawa sawa. Yego, ati hari impano n'abateguriye. Nari ntegereje kugira ngo nze gucutsa uyu mwanya. Yego. Byose bigenda mu biganza binagenda no mu ikoranabuhanga. Ikiro nicyo kigaragaza iterambere ry'aho turi kwerekeza. Bya bindi ababyeyi bavugaga bati laptop zirahari. Bakeneye kumenya uko ibirori byagenze ndetse no kugenda gasoza ubutumwa ko isezerano twagiranye na George ndakura umuryango mugari ko umugeni basabye agize umuryango umusabye kandi nkavuga neza ko mwatwakiye turajyana amagambo y'ishimwe mwagemerera rero ukansezerera twerekera mu Rusengo. Murakoze cyane. Murakoze. Ndetse n'imambe baherekeza ikabageza mu Rusengo. Ibi hari imbere kuri abantu tubateguye. Murakoze cyane. Ahubwo rero wabisaba umushahara twebwe ari ukuwanyu. Badusabiye umugisha nawe mwagira. Ishimire kandi nagumye no kudushyigikira mu bindi byose isigaye. Mwanya n'uwanyu. Turagushimiye Imana nziza. Tugushimiye ko wabaye hagati yacu twembi imiryango yombi. Ukabushimiye ko ikirori cy'uyu munsi gisoza amahoro. Ndetse ntawe turakwereka mu ntangiriro ubwo twabitekereza n'abana b'abantu niwe uri hagati yabyo n'Imana. Kuri uyu munsi rero turagushimiye cyane. Tukuragije abageni bacu urugo rushyashya uzarubere icyitegererezo uzabe mu migambi yabo kandi uyu munsi natwe abafite amasezerano n'abo twashakanye udutere umutima wo kongera kugira amasezerano twagize abatarayagira nabo abo ngabo turakuragije abatarimo nabo kubera impamvu zitandukanye niwe mubyeyi wa twese tugiye gutandukana rero turagenda mu buryo butandukanye ariko turashima cyane kurushaho twumva ko twese twashyitse mu ngando amahoro tugende na buri umwe uri hano tugende n'abageni abaherekeje abakoze imirimo itandukanye bose tubasaba imigisha no mu ruhande rwacu rero bose kutugira neza imigisha itanga iyo tuzi ihagije isagaze ku bageni abatashye ubukwe abagizemo uruhare ababuteye inkunga ndetse n'undi wese wifuriza urugo ibyiza tubasaba imigisha bari natwe tugire neza kugeza mu izina rya Yesu amen. Murakoze cyane. Murakoze beza. I have died every day.